Reka mbabwire ni ukuri ni gakeya ugera mu nzu ukayitambagira ukareba ibintu byose bigize quartier ukumva igiciro ukavuga uti inzu kabisa ntacyo yinenga. Iyo mbafite uyu munsi ni inzu nziza, reka turebe. Muraho neza, ikaze kuri iyi nzu nziza nshyashya yuzuye hano Kabeza Rubirizi. Ni ukuri kw'Imana, iyi nzu ni nziza, ifite ibintu byinshi bitandukanye, ni inzu ibereye umuryango, ariko kandi ni inzu nyiri kuyubaka yahaye agaciro ku buryo amafaranga yawe yatekerejeho aravuga ati basi mu ikintu cyiza. Icyambere iri muri quartier nziza kuko uhagaze hano ukitegera kariya gasozi hameze neza, ariko kandi wareba iyi nzu babarira nawe urebe. Inzu ni nkaho nta kosa ifite kuko ugendeye ku mabara, kuri design ifite, mu buryo bagiye bakoresha indabo ahantu hatandukanye kandi mu buryo bwuzuzanya na design ifite pe, usanga ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho, bibereye amafaranga yawe. Twinjiye tubona ko icyambere iyi nzu ifite cyiza, dufite parking y'imodoka enye zikwiramo hano rwose nta kibazo, ariko kandi iyi si parking iyo ari yose kuko nakunze ukuntu kuri uru ruhande bateye indabo kandi zafashe, ndetse no kuri uru ruhande hari izindi ndabo, wanareba noneho ukabona n'amatara meza ahujwe mu buryo bwiza azengurutse uru ruhande ku buryo ruguma rusa neza rutaboha habe na gatoya. Dufite inzira ijya mu gikari kuri ya ruhande, ndetse naha tukagira escalier zitugeza ku kuzamuka muri izi escalier nabyo kandi bigasa neza kuko dufite za ndabo zikomeza. Izi ndabo zifitemo n'amatara mo imbere, dufite uduti twiza twa tuntu nyine ubona nituramuka dukuze hazasa neza pe. Birakomeza naho inyuma dufiteho n'igiti cy'indimu kuri uru ruhande, umva ko rimwe na rimwe uzajya wicara hano uri gusoroma imbuto, and then tukagumya kubona ubwiza bw'iyi nzu yacu. Tugiye kwinjiramo imbere turebe ese iteye ite. Iyi miryango ni iduha karibu muri iyi salo. Ngaho mbabarira ndebere nawe. Kwinjira hano ni ukuri ibintu byinshi barabikoze ku buryo kutaha ino nzu ukayita iyawe ni utuntu dukeya uzagenda wongeraho, ariko byinshi barabigukoreye. Yaba interior design, tuvuga urugero duhere kuri uyu mwanya wa televiziyo, urakoze neza rwose ku buryo aho gushyira televiziyo harahari, utubati two gushyiraho amafoto ya famiye turahari, icyo uzakenera n'utuntu dukeya cyane. Twahindukiza tukareba kuri uru ruhande, deja amavaze arimo indabo nziza kuri uru ruhande, aka gakuta ka accent nako karahari gafite amatara meza agaha ubwiza, amakaro sinakubwira yongera ubwiza ku iki cyumba, ndetse wanareba gypsum kuru zishushanyije nazo rwose ziteye ubwuzu. Uyu mwanya wa salon uruzuye, ubwo kandi sino kureba amasikariye asanzwe ngo urebe uvuga iti sikariye s'ubundi hari cyiza cyazo, yarazirebye azongeramo udutara ku buryo buri munsi nyine salon yawe ihora ari nshyashya. Ku ruhande gakaba ariho dufite umwanya wa salle à manger uri hejuru gatoya, ariko kandi nawe uraryoshye ni nka salon, amatara meza hano mo hagati, cove light detail ifite agatara k'icyatsi, tukagira nanone transition ijya mu gikoni ariko turakireba mu kanya. Dufite akantu keza hano imbere ko gukarabira intoki, uvuga ibintu byose biruzuzanya, ariko kandi wanatera amaso uri hano hejuru ukabona ko ya salon tuyifite hariya hasi kandi rwose ikeye. Bese buri munsi ni ukwishima. Aka gatara nako kazamuka kazenguruka nagakunze cyane. Reka turebe n'igikoni uko kimeze. Igikoni nacyo kiraryoshye pe kuko ufite utubati twinshi, amabara ajyanye, amatara meza, bese ni umwanya uri functional. Reba urugero, umwanya wa frigo, double door fridge yakwiramo hano nta kibazo. Tukagira sink nziza ifite ya pull out faucet. Twaza hano kuri ruhande deja ishyiga ririmo ry'imyanya yo gutekeramo, tukagira extractor fan, utubati twinshi, amatara n'urumuri ruhagije, dufite indi myanya yo kubikamo ibintu bitandukanye hano kuri ruhande, ndetse twahindukira tugasanga naho imbere nari nibagiye kubivugaho, ariko dufite uyu mwanya bubakiyemo aho ushyiraho twa bar stools, twa dutebe two muri bar, ku buryo umuntu uri muri guteka, uri gutunganya ibyo kurya ushobora kuganira rwose nta kibazo.
black granite countertops. Iki gikoni kiruzuye kandi murabona ko ubwiza bwacyo buhwanye na salle à manger twabonye ndetse na sonore ku ruhande. Mbere ko dukomeza mu byumba ariko reka mbabwire gatoya ku miterere y'inzu. Iyi nzu iri hano Kabeza mu Rubirizi, ahantu heza cyane, turi ku kibanza cya metero kare 300 ariko hari ibintu byinshi cyane. Dufite ibyumba 4 byose bi self contained, bivuze ko bifitemo douche na toilette, tukagira salon salle à manger n'igikoni nkuko tumaze kubireba, tukagira indi salon hejuru ndetse ifite igikoni none ifite rooftop ya danger, ifite view nziza cyane, tukagira parking y'imodoka enye. Iyi nzu n'ibirimo byose, amasensa, amakamera, ibintu byiza byose muri buze kubona, ikaba iri ku isoko kuri $290,000 y'u Rwanda. Wayigurira uyu munsi, nimero ni izi ngizi uduhamagare. Kuva muri salon tugera kuri uyu mwanya w'icyumba, ndebera surprise element ya mbere. Escalier ziramurikiwe neza mu buryo bwakwa neza cyane. Akana ga surprise ka mbere uhura nako ukigera muri iki gice cy'ibyumba. Aha hasi tuhafite ibyumba bibiri, kimwe kiri forme nka office aka kanya, ikindi ni icyumba cyo kuraramo. Reka tukirebe. Kikaba ari iki ngiki kireba imbere, ariko kandi icyumba kinini kuko rwose hano washyira igitanda cya queen size neza, ariko kandi gifite ibyo ukeneye byose kuko kuva hano ujya hariya harimo metero enye. Metero enye ni nini cyane ku buryo wahashyira utubati, hano hari plugs ku buryo washyira televiziyo nta kibazo, ndetse dufite n'iri dirishya ni rinini mu buryo buhagije ku buryo ufite urumuri ruhagije umunsi wose. Gifitemo na douche, ikaba ari iyi ngiyi ipanze neza kuko dufite umwanya wo kogeramo kuri uru ruhande, appareil rwose nziza ifite amabuto y'ibintu bitandukanye nashaka gufubaganya, tukagira toilette hano hagati ndetse na lavabo y'umukara kuri uru ruhande, ifite miroir, ifite touch mirror ku buryo witunganya ufite akamuri keza. Kuva muri iki cyumba twegeranye nanone na kimwe cya office. Nyabuna iki cyumba ni kinini, n'ubu uramutse ushaka no kukiraramo nabyo wabikora, kikaba icyumba cya 5, ariko for now kubera ko kidafitemo douche na toilette, kimeze nkaho cyateguriwe kuba office. Nacyo gifite idirishya rinini, gifite umwanya munini, amanyanya yo gucomeka bihagije. Ni icyumba mu by'ukuri kinini kingana exactement n'icyo tumaze kureba ku ruhande. Kuva muri iki cyumba niho dufite ya toilette abashyitsi bari muri salon bakoresha kuko ni iyi ngiyi, ariko kandi nk'ibyo navuga ati kiriya cyumba nubwo ari office ushatse wagira icyumba cyo kuraramo, aha ngaha naho bateguyemo umwanya wo kogeramo in case ugikeneye umuntu urimo yabona aho kogera atabangamiwe rwose. Urabona ko ari akantu keza. Kuva muri ya toilette noneho nibwo dufata za escalier zigenda zitumurikira tuzamuka hejuru. Aho noneho tugeze hejuru rwose dusanga ibindi byumba bitatu kandi byiza pe. Kaduhere kuri uru ruhande. Icyambere dufite iki cyumba ntabwo ari chambre principale, ariko kandi niba uri wa muntu ushobora kubana n'umubyeyi, ushobora kuba rwose mukunda kwigirira ibyumba biteye neza, iki giqualifying ibyo ngibyo kuko twinjiye hano niho dusanga icyumba kimeze neza cyane. Hano king size yahajya nta kibazo, ceiling ziri hejuru, amatara meza, dufite balcon ariko imvura igiye kugwa, hanze hari umuyaga wa danger, ariko kandi nubwo hanze hari umuyaga ntabwo rwose nagenda naberetse iyi view. Mumbabarire mundebere, come on now. Ariko kandi muribuka ko nababwiye ko parking tujyamo imodoka enye, murebe hano hasi tayari imodoka enye zikwiramo neza rwose nta kibazo, ugafunga igipangu cyawe. Iyi nzu iri special, ni ukuvuga iki cyumba gifite byose ukeneye. Imyanya yo gucomekaho televiziyo ni kinini cyane ku buryo rwose ibyo ukeneye byose wabihashyira. Sunakeneye akabati mu cyumba kubera ko tukivuyemo dufite urwambariro rwacyo biri prive. Come on now, ni ibintu tutamenyereye cyane kuko ibyumba byose bitari chambre principale ubundi bigira utubati mu cyumba, ariko hano ufite urwambariro rwihariye, ndetse kuri ruhande tukagira douche ingana umusozi, lavabo hariya, toilette hano, ndetse n'uyu mwanya wo kogeramo munini hano inyuma. Mbese urabona ko techniquement iyi ni chambre principale kuko ituruka ku rukuta rw'inyuma rw'inzu ikagera ku rukuta rw'imbere. Ibintu byiza cyane. Kuva muri iki cyumba dusubira muri escalier, aha tukaba tuhafite ikindi cyumba hano ndetse na chambre principale.
muze tukirebe. Icyumba nacyo kikaba cyuzuye pe, urabona ubunini bwacyo ni bwiza, imyanya yo gucomekamo. Buriya iyo ngeze hano nkabona umudeveloper uzi igihe tugezemo, kuko hano dufite prize ebyiri, izindi ebyiri hariya. Icyumba gifite prize 6, ama interrupteur menshi. Arabizi ko igihe turimo ni igihe rwose abantu bafite ibintu byinshi bacomeka. Ibyo bintu ni byiza iyo ubonye umuntu ubyubaha. Dufite idirishya rinini cyane hano bituma ugira umuriro uhagije mu munsi wose. Again, imvura igiye kugwa harijimye, niyo mpamvu hadasa neza cyane, ariko dufite amatara ahagije hano mu cyumba. Aha hagati naho dufite icyo wakwita urwambariro mbere y'uko winjira mu cyumba, kuko uyu mwanya urabona ko utapfa ubusa rwose. Washyiramo utubati, tw'inkweto, ibintu bitandukanye, ndetse tukagira na douche muri iki cyumba. Chambre principale y'iyi nzu, mw'abantu mwebwe nimuze tujyane ndebera iki cyumba. Kandi iki ni icyumba cyo kuraramo gusa, nta kabati ntaki, ni icyumba gusa. Ndebera ukuntu kingana, wakiniramo umupira. Dufite umutwe w'igitanda hano, dufite view nziza hariya, ngira ngo ibirahuri binafunze muri kuhabona, urumuri rurinjira kubera ko amadirishya agera hejuru, ceilings ziri hejuru, amatara arimo hano arahagije. Dufite imyanya ya televiziyo kuri uru ruhande. Tukivuga icyumba gusa, ibaraza rirasa neza. Again, imvura iri kugwa, muratwihanganira. Ndebera design ukuntu zimeze, amatara arajyanye. I love it. Nature, uri hafi ya kaburimbo, dore ngiriya ntabwo ari kure. Ufite umwuka ukeye muri uru rugo, ufite indabo zituma rwose ubwuzu mana we, radusubiremo imbere. Ibyo byose rero ukabifata, warangiza ukongeraho ibi ngibi. Igihe twinjiraga twaturutse hano ku ruhande gato niho hari douche. Ngamuze murebe iyi douche ukuntu imeze. Ntabwo ari kubacuruzaho byinshi, ariko hera hano kuri counter dufite touch mirror, dufite ibintu byiza biri modern. Waza kuri uru ruhande, aha niho toilette iri. Dufite uyu mwanya, abadamu bakunda kwiterekera utubati mu bintu bitandukanye. Dufite umwanya rwose yashyiramo utubati tw'ama produit, cyangwa se ukamukoreramo akantu yakoreraho makeup, ku buryo agira umwanya muri douche wo kwitunganyirizaho neza. Cyangwa se wazashaka jacuzzi, hano hari aho kwicomeka, hari aho gukura amazi, hari aho kuyasohorera, wanayatereka. Twakwinjira mu mwanya wo kogeramo ukabona iki gihugu cyose. Dufite imyanya ibiri, wakogera kuri uru ruhande cyangwa se ukaza ukogera kuri uru ruhande. Niba muri kwihuta, nta mpamvu zo kubyigana ngo ntiza ngo gira iki. No, ufite flexibility yuko madamu yakogera hano nawe ukogera hano, cyangwa se mukabifungura byose mwaheza mukabicanga, ugafungaho amazi ntajya ahantu hose. Iyi nzu ifite ibintu byinshi byiza byo kuyikunda. Kandi nanone twasubira mu cyumba hano inyuma gatoya, nanone kugira ngo tuwufunge tukinjira muri iki cyumba cy'urwambariro. Mumbabarire ngo ndebere, iki cyumba ni cyiza. Tugenda amazu menshi pe, ariko njyewe mbonye inzu nziza ndishima, kuko mvuga ngo niba hari umuntu ushaka inzu yo kugura kandi agashaka inzu, amafaranga aravuna kuyabona, basi agura ikintu kiha agaciro amafaranga ye. Iyi nzu iha agaciro amafaranga yawe. Mbibutsa ni 290,000. Iyi nzu ikaba iyawe. So iki cyumba cyose wararamo n'urwambariro, washyira utubati hano ukahazenguruka rwose ukahajagajaga rwose. Umwanya n'uwawe. Nakunze cyane utu tudirishya bashyizeho two kugira ngo of course nukenera umwuka uwubone, ariko kandi nukenera urumuri si ngombwa ko itara ryaka gusa. N'akandi kantu keza bafite ku byumba nk'ibi ngibi bidakoreshwa cyane, buri tara ryose rifite sensor. Ni ukuvuga nta muntu uhari, si ngombwa ko urinda ujya kuzimya, ryo ubwaryo ririzimya. Kandi kadetaye bashyize hano mu rwambariro, iyi ni chambre principale. Rero installation za CCTV ni amakamera control inzu, umutekano n'ibiki byose biri hano. Of course nibwo ikirangira ntabwo barabikorera amasuku ngo be aranje neza, ariko byose biri connect hano ku buryo uri mu cyumba cyawe ukagira icyo wikanga, aho gusohoka kujya kureba, ushobora kutureba kuri kamera icyabaye hafi yawe. Katwikomereza. Ubu se koko ibi byumba urabona hari icyo wabinganya? Tugiye kongera dufate izi escalier nziza, ariko ndebera we, very nice. Maze turebe hejuru hateye hate. Kugera aha hejuru again, urabona ko uyu mwanya nta kintu kimwe baretse bakirengagije. Guturuka kw'inzira
ukareba utudirishya dutatu tuguha karibu hano hejuru, warangiza ugatambika ukaza muri uyu mwanya wa salo. Rwose nta kintu na kimwe kibi gihari. Wa muntu ukunda kwirebera akamace ari mu rugo adashaka kubangamira famiye, uyu mwanya wose n'uwawe wakoresha. Uramutse ushaka ahantu y'ubushyira igikoni, uyu mwanya ni wowe wateganyirijwe, akadirishya hejuru ku buryo ugira urumuri ruhagije, umwanya mwiza wo kwintertainingiramo hano hejuru kandi hameze neza. Ikindi kandi dufite toilette, kuko ntabwo waba uri hano hejuru ufite rooftop turi mu kanya ngo abantu bajye bamanuka buri kanya, no, ahubwo dufite ino toilette y'abashyitsi hano hejuru ituma ahubwo twongeraho toilette kuzona neza navuze, kuko ndakeka iyi ntayo nabaze, ariko iyi toilette y'abantu bari hano hejuru ku buryo rwose bagira umwanya wo kwikenuramo nta kibazo. Ariko kandi gusohoka muri iyi toilette, uyu mwanya wa salo yo hejuru wunganirwa neza cyane n'iyi rooftop iri hano hejuru. Nshuti zanjye, uyu mwanya uraryoshye, ntabwo mwabyumva. View ufite ni nziza, iri green, isa neza cyane. Twitaruye umuhanda ku buryo urusaku rw'amamodoka n'ibiki bihaca ntabwo biza directement, donc uri kure yabyo gato, ariko kandi ufite greenery y'ibintu byo kureba byiza biryoshye. Ariko kandi si n'ibyo kureba gusa, kuko uwo yubatse nawe yarabirebye aravuga ati uyu mwanya ndawureka gutya gusa, arangije akora utuntu twiza. Duhereye kuri uruhande dufite d'abord izi ndabo ziteye hano. Icya mbere ni nziza, zongeraho akantu keza, ariko kandi zigakora nka separator hagati yawe n'umuturanyi. Twaza hano imbere dufite aka kantu nakwita nk'aka walking station, kuko aha ni ahantu washyira laptop, ugashyira intebe hano, ukaba wagira akazi ukora. Amakaro ari hano hejuru ku buryo ari protege neza, ndetse na hasi harimo amaprise ku buryo wagira aho ucomeka mu buryo bwiza. Ngaho ureba nawe uri gukora akazi wiyicare hano ufite iyi view, mana we, ubuse wabuzwa n'iki kuba productive? Nta mpamvu n'imwe. Ikindi kintu cyiza, ateganya ko uyu mwanya uzawakiriraho abantu batandukanye. Ushobora kuhashyira biyari, ushobora kuhaganira n'inshuti zawe. Yaravuze kuki nta kubaka uyu mwanya, nuko imvura imaze kugwa ntabwo nahicara, ariko hano hantu yubatseho uyu mwanya kugenda hose kuzenguruka wakwicaraho. Donc muri kuganira nta mpamvu zo kuzana intebe, ushobora kuta wicara hano directement. Afata rwose icyagakwiye kuba garde fou, akigira functional ku buryo abantu nyine benjoyinga uyu mwanya wo hanze, kuko nicyo wawukoreye. Turakomeza nanone turabona bwa bwiza bw'amatara no kuri iki gice cy'inzu. Hano dufite undi mwanya hariya ku ruhande wajyamo utuntu dutandukanye. Ushobora kuhashyira niba ukunda barbecue, imbabura ya mucoma yakwiramo hariya ku ruhande, ku buryo nawe agira utuntu yahakorera. Ariko kandi iyi rooftop iri functional, isa neza cyane kubera ko turi hejuru. Ikindi cyiza, urabona ko abaturanyi bamaze kubaka hano hepfo, nta wagukingiriza, so view yawe iri protege. Indege zirahaguruka tuzireba hariya hakurya. Donc ufite utuntu twinshi twiza two kureba uri hano hejuru. Nukuri iyi nzu niba budget ari $190,000 wifitiye, ushaka inzu nziza iberanye na famiye yawe, ibyumba bine biri self content kandi byiza rwose biryoshye, bureau, sale ebyiri, ahantu heza, parking ihagije, hafi ya kaburimbo, nta yindi nzu nakurekomanda uretse iyi turi kureba aka kanya. Nimero yanjye ni 0788441844, cyangwa se email prince@quick.rw. ni Quick Homes Rwanda. Duhamagare tuze tugutembereze iyi nzu ntigucike. Iyo ubushize yubatse yaherereye Gahanga, abenshi mwarayikunze pe, kuko n'aka kanya urebye kuri YouTube iri muri video zarebwe cyane twakoze, yari iyi ngiyi yahise igurwa mu byumweru 2 gusa tuyishyizeho. Iyi nzu nayo ni ukuri ntigucike, kuko uyu mu developer yubaka neza pe. Ahasigaye rero ni ahanyu, nimuze mwigurira iyi nzu itarabacika. Ni inzu nziza iri Kabeza Rubirizi, ariko kandi ugereranije ibiciro by'ahamaze ageze, ni inzu idahenze, ariko kandi guha byinshi cyane ku gaciro k'amafaranga yawe. Ni inzu iryoshye rwose ntigucika uyu munsi. Birenze ibyo ni muri Quick Homes Rwanda. Ufite inzu ushaka kugurisha, ushaka kugura inzu, duhamagare kuri ya nimero 0788441844. Udusure ofisi yacu Biremera ku Gisimenti. Ariko kandi niba ukunda kureba amazu meza nk'aya ngaya, YouTube channel ntigucike, kanda subscribe. Tugira n'indi yo mu Cyongereza, niba ushaka kumva mu Cyongereza ujyeho naho ujye uza twibanire. Yari njyewe Prince Hoffman, naho utaha.